Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba kibazo gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona n'imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzakore rimwe duhite dutsinda. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimaze gukorwa kimwe wazagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 4 biragarutse, ukabona ibibazo 7 biragarutse, ukabona ibibazo 8 biragarutse. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nta kintu busabwa, ujya ahantu hatuje ugafata agapapuro, ugafata agakaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4, kandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iyo ubonye hari ikiri kukugora ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, iryo soma nkaribategurira nkarikurikizaho. Murabizi intego yacu no kugira ngo mujye gukora rimwe muhite mutsinda. Bibutsa ko ukeneye kode, icyo ukora ni kimwe, ufata telefone yawe katwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 twagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uherereye hose mu gihugu. Ushaka kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha. Bikorwa gute? Duha amasaha ubonekaho ku munsi, ukatubwira ati wenda mboneka saa 2 z'umugoroba. Izo saa zigeze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza ku myitozo myinshi dukurikije ino ikunda kuza mu bizamini byabajijwe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali udafite umwanya munini ushaka kwiga umunsi umwe bugacya ukajya gukora, turaza tukakwigisha, ariko byo biba bisaba kugira tube turi kumwe tukakwigisha umunsi ukurikiyeho ugahita ujya gukora kandi ugatsinda ku manota hejuru kandi bitakugoye. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0788 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi mwa kino kizame cy'uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza asigaye usubizanye ubwitonzi. Icyapa cyacu gifite ishusho, ese uri kubona ari impande 3, ese uri kubona ari impande 4, cyangwa uri kubona ishusho ari uruziga? Ishusho rero ni uruziga. Iyo wavuze icyapa ishusho yacyo ni gucyo uri kubona kimeze, ni uruziga, ubuso bwera n'ibirango by'umukara byanditsemo pa ariko icishijemo akaronko gatukura gatambitse. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icyo kuri kimwe cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Beka ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Seka ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikora ku giti cyabo. Deka ngo parikingi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Mbibutsa ko iyo video namaze kibashyiraho y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayireba manzu yirebe kugira ngo nujya ujya ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Iyo video ukuntu ikoze n'ubusobanuro bwa buri cyapa n'ibibazo bagenda babazaho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe witutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kwitemezo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hani iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa ikintu ukora uba wahagarara, ugahagarara kwa kundi bujyanye umwana ku ishuri, ugaparika ikinyabiziga akavamo agahita ajya ku ishuri, utagiye kuhaparika umwanya munini. Cyangwa kwa kundi ubugiye gufata nk'akantu, hari umuntu ugiye kuguhereza akantu ukaba wahagarara ukagafata. Ariko nk'iyo baje kukwandikira, sanze nk'umupolisi aje kukwandikira, uhita umubwira ati ahubwo waruje ngiye, kuko uba wemerewe kuba wahaparika uretse umwanya munini, uhaparika umwanya muto. Ugahita umubwira ati ahubwo waruje mpagurutse, ahubwo reka ngende. Hari igihe bakwandikiye rero bitewe n'ukuntu wisobanuye. Hano rero kino cyapa cyawe kikubwira ko bibujijwe guhagarara umwanya munini, ariko akanya gatoya ko uba wahagarara. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 tugushakire kode aho waba uri hose mu gihugu mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tumenye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakikohereza kuri WhatsApp, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bw'umwihariko, mu buryo bwa online, turakwigisha amasaha yose wabonekaho ku munsi
urayatubwira iyo ageze, turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ikindi cyo uri mu mujyi wa Kigali tuba twaza tukakwigisha umunsi umwe ariko turi kumwe, tukakwigisha tukagugura ku mashini, asigaye tugahita tunagushakira kode umunsi ukurikiyeho ugahita ujya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789951626, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni A iravuga ngo mpande eshatu, B ikavuga ngo uruziga, C ikavuga ngo urukiramende, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese kino cyapa kivuga gukikira bitegetswe kiba gifite ishusho isute? Narababwiye iyo bakubwiye ishusho y'icyapa ni kwa kundi ubona icyapa kimeze. Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari urukiramende? Ibyo rero nibyo bita ishusho y'icyapa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari uruziga. Bavuze ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe. Urumva gukikira bitegetswe, ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu iyo uzi ari amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda no kumenya ubusobanuro bwa buri cyapa birakorohera. Niba bakubwiye ngo gukikira bitegetswe, urahita umenya ko urashakira mu byapa bitegeka kandi bifite ishusho y'uruziga. Ndakeka ko nikigaruka mu kizamura akora mu kanya uraza kugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kiba gihuze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, ikintu busabwa ni kimwe, busabwa kubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ujye uhita ubibona ku gihe ntabwo bigoye, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose nshyizeho aba ari cyagufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Niba ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho handitse subscribe uhakande. Ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umutuku, C ikavuga ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ikavuga ngo umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara risa rite? Ndatekereza ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko uramaze kugihitamo, ndakeka ko uramaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda iri kuri YouTube channel. Ukuntu wakoresha computer uri mu kizame nabyo biri kuri YouTube channel. Subiraho birebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ukeneye ko hari ikindi kimwigisha, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma nkazagitegura nkagikurikizaho. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe, urumva n'ubundi ni ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ari C. Ndakeka ko uramaze kugihitamo, ndakeka ko uramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara rero? Aravuga ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ryerekana icyerekezo, ubwo ni nk'ibinyoteri. Seka ngo itara ndangaburumbarare. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikubategura amasomo, mwebwe mukomeze mwandike no muri comment ayo mushaka ko mbategurira, nyabashyirireho n'isomo ku matara ndikuri bategurira. Mu minsi mike muraba muribonye. Icyo usabwa ujya handitse subscribe ukakanda, nazabishyiraho ukazahita ubibona ku gihe. Ariko uri hafi gukora, ufite umunsi umwe cyangwa ufite amasaha, uranyandikira cyangwa ukamamagara nkaba nagira ibyo nkwaho, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare
kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya kandi tunagukurikirane ku buryo nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ari intego yacu. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A ikakubwira ngo santimetero 25, B ikakubwira ngo santimetero 125, C ikakubwira ngo santimetero 45, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo baba bakongera bakakigubaza mu bundi buryo, bagafata ziriya santimetero bakazihindura muri metero, bakavuga ngo A metero 0.25, B metero 1.25, C bakakubwira ngo metero 0.45. Rero mujye mureba ukuntu ibibazo babibabajije kugira ngo batagarura ikibazo wari usanzwe uzi kubera ko bahinduye ingero kikatwunanira. Rero kwategura amasomo y'ukuntu bahindura ingero kugira uzahita uyabona ku gihe, ukanda subscribe nazayashyira ugahita uyabona, ntabwo bigoye. Asigaye wazagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwibutsa ko uramutse ugize n'ikibazo uri gukosora kino kizame urampamagara nkagusobanurira ku buntu. Serivisi aba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. Hano bongeyeho akantu kitwa hatarimo makuzungu kuko hari ikindi kibazo neza kibaza gutya ariko kikagarukira hano kuri binyabiziga bifite imitambiko 3. Hano bongeyeho cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Ubwo kuba barengejeho kano ikibazo gitse gihinduka. Niba wari uzi igisubizo cy'ukuri, hano ni ikindi gishya. Ubwo kubera ko ari akantu bahinduyeho, no kujya usoma neza ukareba ibi bintu bakubajije, ukareba ko hari ikintu bahinduyeho, ugahita uhitamo igisubizo cy'ukuri ukurikije uko wabibonye cyangwa uko wagiye ubibona mwa bino bizame tuba twakoze. Aravuga ngo toni 10, B ngo toni 12, C ngo toni 16, D ikavuga ngo toni 24. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ni toni 16. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C, toni 16. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko rero nikigaruka, murabizi ibibazo biragaruka, nikigaruka mu kizamura akora urahita uhitamo C, toni 16. Murabizi niyo mpamvu dukosora bino bizame byakozwe, nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe gikozwe wagerwaho, kabone ibibazo byagarutse ari byinshi ugahita ukora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, hamwe na Rwanda Driving College TV ukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. A irakubwira ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kintu washatse kuvuga babashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50, mu gihe D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tugaruke dushimire umuntu watwigishije. Hari ababyandika muri komenti turabibona, hari abaduhamagara, hari abatwandikira kuri WhatsApp.
bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Amasomo ukeneye yose kugira utsinde ukayabonera ku gihe na hano kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu usabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo ujye ubibona ku gihe. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye n'ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50. Hano bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisozo cy'ukuri na B ni igisozo cy'ukuri. Iyo uhisemo A gusa, hari abantu bigeze kumbaza ese iyo uhisemo A ko nayo aba ari igisubizo cy'ukuri, cyangwa ugahitamo B ko nayo n'ubundi ari igisubizo cy'ukuri, nta n'igice baguha. Hano ni system ibiri kugukosora, ugenda uhitamo inyuguti. Niba uhisemo C baraguha amanota yawe, ariko nuhitamo B nta n'igice baguha, aba ari 0 wagizeho ku icyo kibazo. Rero ubihitamo byombi, ugahitamo ko A na B ari byo bisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo metero 11, B ikavuga ngo metero 10, C ikavuga ngo metero 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese hari igisubizo cy'ukuri ni A metero 11, ese hari igisubizo cy'ukuri ni B metero 10, ese hari igisubizo cy'ukuri ni C metero 7, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari metero 7. Ndakeka ko amaze guhitamo C metero 7, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Nihe feri? Aravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki? Bakubwiye ngo ikomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo, Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga, icyo kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko wagendaga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hari ukuntu nk'ahantu haba ari habi bagashyiraho rero bino bimenyetso by'amatara y'umuhondo amyatsa, rero riba rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere icyo kimenyetso, ariko ukahatambuka urushijeho kwitonda. Baba bari kukuburira, bari kubwira ati ugomba kuhatambuka witonze. Ese kuba bashyizeho iryo tara rimyatsa ry'itara ry'umuhondo hari icyo bihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo ntacyo gihindura, B ngo abo rireba nibo batambuka mbere, C ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura
ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Arakubwira ngo velomoteri. B ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C ngo igare. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze gutemezo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko niba utari wagisemo kiramutse kigarutse mu kizamini urakora urahita ugikora, kuko murabizi bino bibazo bikagaruka bimeze neza gutya. Rero iyo wakosoye ibizame byinshi biba byakozwe, iyo ugezweho ukora rimwe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Uri kugenda inyuma ya biriya bimodoka biri kugenda bikururana. Ese ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'iyo romoroki ikuri imbere? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Kugira ngo rero ujye uhita ubona ikizame cyose cyakozwe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Najya nshyiraho ikizame cyose, nashyiraho isomo ryose. Murabizi amasomo ngenda mbategurira nayo muba mwansabye. Murabizi maze gushyiraho na cya kizame cyakorewe kuri computer. Niba utari wakireba ukaba ufite ikibazo cy'ukuntu ibizame byo kuri computer biba bimeze, wajya kukireba. Asigaye ukareba nira video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ujye uyabonera kujye ujya aho handitse subscribe ukahakanda. Ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 1626 gufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda umunsi umwe bugacyo ukajya gukora uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha turi kumwe. Bugacyo ukajya gukora kandi ukazana amanota meza ashimishije. Noneho birashoboka ko waba uri kure bitagukundira ngo uboneke amasaha menshi bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha aboneka ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 tubibafashemo. Katugaruke ku kibazo cyacu kirabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Aravuga ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Ikorosi ku bantu batabizi ni nko kuvuga ngo ikoni. B kavuga ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Za ndorerwamo ziba ziri ku kinyabiziga, mwe mubyita ngo ni za retrovizeri, ariko hano mu kinyarwanda cya nyacyo turavuga ngo ni indorerwamo. C ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D ngo bikurinda umuyaga. Ese no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki kuri imbere? Hano rero ndakeka ko amaze guhita iso cy'ukuri. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Iyo wamwegeye cyane birashoboka ko atakubona kubera kiriya kimodoka aba ari kirekire kiri gukururana, ariko iyo wasize umwanya uhagije bifasha uwo muyobozi wa romoroki kuba yakurebera mwa ziriya ndorerwamo cyangwa mwe mu byita za retrovizeri. Rero ndakeka ko ramuzwe guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, n'iki wakora? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Aravuga ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Beka ngo kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Seka ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. D ikavuga ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri
cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ubundi nujya mu kizami ukabona ibisubizo bikubwira ko byerekeye kugabanya umuvuduko, byerekeye kwitonda ukagenda gake, byerekeye guhagarara, bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Murabizi hano dukosora tunagenda tubabwira ku mabanga y'ukuntu ibizame biba bimeze, no kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi nibyo bidushimisha. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ntabwo nahita nkubwira ubusobanuro icyiciro bibarizwamo ko naba nkukopeje, ahubwo nabikubwiraho nyuma. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, handitsemo 50. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Aravuga ngo umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50. Beka ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Seka ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Deka ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Se wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Iyo ubonye kino cyapa cyanditsemo 50, buri gihe ntabwo hahora handitsemo 50. Ushobora kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona hagiye handikamo 60, 80, 40. Murabizi hari n'agace bita kuri 40 kubera ko hakunda ko hari bino byapa byanditsemo 40 byinshi. Rero ntabwo ugomba kurenza umuvuduko wa kangahe w'ibyanditse mu kirango. Niba muno handitsemo ibirometero 50, iyo ubonye kino cyapa ntabwo ugomba kurenza ikirometero 50 mu saha. Ariko iyo ubonye cya cyapa gitekeka cyo kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, iyo handitsemo 50 umuvuduko muke ugenderaho aba ari uwanditse mwa kino kirango, umuvuduko muke ugenderaho. Ubwo hano hari icyapa gitegeka cya kindi cy'uruziga, ubuso bw'ubururu, hakaba handitsemo 50. Wahagera ugahita wongera umuvuduko, umucyo uragenda akaba ari 50. Ariko hano ho iyo ubonye kino kibuza ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko uri hariya mu kirango. Ndakeka ko ramaze guhitamo D. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze. Aravuga ngo biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Beka ngo biremewe nijoro. Seka ngo birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cyanyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Gutwara ikinyabiziga wasinze. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Gutwara ikinyabiziga wasinze. Kubw'ubuzima bwawe ntugatware ikinyabiziga wasinze, nubwo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Murabizi haba harimo ibyago byo kubura ubuzima, kandi cyangwa ukaba wanapfa, cyangwa ukaba watuma abandi babura ubuzima. Niyo mpamvu gutwara ibinyabiziga wasinze bibujijwe. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizami urakora, urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Aravuga ngo ahamanuka. Beka ngo igihe umuhanda ari mugari. Seka ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga bashobora kunyuranaho ryari? Mwebwe mu ndimi z'amahanga numva mubyita ngo nuko depasa. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C. Akabona wenda imbere nta bindi binyabiziga byaje, cyangwa akabona imbere ntago ari mu koni, cyangwa akabona imbere nta cyago gihari,
agahita aguha ikimenyetso. Rero igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso cyo kimwemerera kunyuranaho, uba wahita unyuranaho. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero se, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku mpande ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Hano bavuze ku ruhande rw'imbere, hari n'utuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga. Hano bavuze ku ruhande rw'imbere, ntubyitiranye. Aravuga ngo n'umuhondo, beka ngo n'umutuku, seka ngo n'umweru, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, n'umweru. Tuba tugomba gusa n'umweru. Hano bavuze ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga. Hari n'igihe rero bavuga turi mu mbavu z'ikinyabiziga. Murabizi turi mu mbavu z'ikinyabiziga two tuba dusa iki? Umuhondo. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Kino cyapa kivuga iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ese kivuga iki? Cyitegereze neza, gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari y'umutuku n'umweru. Ese gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota waraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Aravuga ngo iherezo ryo gutambuka mbere, beka ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Aho ujya. Seka ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Urabona ko wowe uri mu kirango cy'umweru kikwemera gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kubyitiranya. Hari na gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya, byo bizatambuka mbere yawe. Ariko gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere ni wowe uratambuka mbere nyine y'ibinyabiziga biturutse imbere aho uri kujya. Rero niyo mpamvu uri mu mweru bo bari mu mutuku. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero se, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujije gutwara ku ntebe y'imodoka y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hano hari imyaka baduhaye. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo kumutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka biba bibujijwe. Ihe myaka? Aravuga imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka avuga ngo imyaka 7, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 biba bibujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere. Njya mbona hano i Kigali ababyeyi benshi babyubahiriza, ukabona abana babajyanye ku ishuri babashyize mwa ziriya ntebe z'inyuma, bose bari inyuma, asigaye bakabageza ku ishuri kubera ko baba bafite imyaka itabemerera kuba bakwicara ku ntebe y'imbere. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ayahe mabara? Aravuga ngo ubuso ni umweru, bega ngo ikirango ni umutuku n'umukara, sega ngo ikirango ni umweru n'umukara, dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bavuze icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A bivugira ku buso gusa, B bivugira ku kirango gusa, C bivugira ku kirango gusa. Kandi bari kuvuga amabara yose ari ku cyapa. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko uramaze guhitamo D. Ndakeka ko menye impamvu duhisemo D. Ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizame wagikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikishe cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uduha amasaha abonekaho ku munsi tukajya turaboneka tukakwigisha nawe ukoresha iyo nimero. Ukeneye kode
y'ikinyabiziga, ukeneye kwiga ikinyabiziga, ukeneye kwiga computer, ukeneye kwiga umunsi umwe ugacyo ukajya gukora, aho ngaho bikunda gukunda ku bantu bari i Kigali, twandikiye cyangwa duhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Ikindi niba uri hafi gukora jya urakosora ikizami cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka, uri kugerwaho ukabona ibibazo 7, ibibazo 8 mu kizami kimwe wakosoye biragarutse. Kugira ukore rimwe uhita utsinda, jya urakosora ikizami cyose cyakozwe, nugerwaho uzatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Kugira ngo ujye urahita ubibona, jya wanditse subscribe wakandi, kandi dukomeje no kwihanganisha bari abavandimwe bacu. Imana irabizi kandi birakemuka. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.